kuko Burundi ni ikibazo na cyane ko amakuru dufite avuga ko perezida Ndayishimiye ashobora kuba yarapapuye coordination y'intambara Kinshasa akavuga ati muri kure ibyanyu simbizi mu mpereze byose ibikoresho byose Bujumbura commandement spécial y'intambara izi Bujumbura ubwo ihindutse iki yasuruse Kanyuka yavuze yego n'abakabira afite uburenganzira bwo gukunda aho gisekuza kikiri na Ntangara gifite none bamwe bageze iwabo abandi ntibaraherekezwa ngo bahagere nibibona ngo bivimo no gukuraho ubutegetsi byose birashoboka ubwo nabangiye muri individualité kuko ntiyabuze nabicisha bari muri no revolution yego mu ijambo rimwe rero ntabwo ntambara igomba ishobora kugendera kuri step imwe yuko kivuye abaye libere kaho handi hadakeneye kuba liberated ibyo rero nabyo wabizira kuba warashatse gufata iyo high command ukuva ko byose bizakorwa mu cyerekezo cya ugahabwa ibikoresho intwaro na buri kimwe cyose ukavuga uti aho kujya mu ipakire Kisangani ni kure mu ipakire Kindu ni kure byose mubizana Bujumbura nzabijera iyo gérance yawe rero urayirasirwa byanze bikunze kuko dawe uzarasa rega dawe uzarasa uko urasa nayo warasa gusa ikibazo kiri he izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Nabonye rero umugabo witwa Colonel Wiringoma aba benshi turamuzi umuvugizi wa M23 yavuze ko ngo bagiye kwegeza kure ingabo za leta ya Kinshasa abantu batari ko uzi yuko ibi bintu noneho n'ibyo amasezerano bishoboke yuko batakibirebaho ati kuko umunsi ku wundi yabizinye ishyamba nkuko bazita yaba iza FARDC biri gusa naho bihanganye bamwe ati intambara noneho igiye kubyuka byeruye noneho abandi nabo ati turaje twegezeyo ino leta ya Kinshasa bamwe yavuze ati ese ubuvugizi ni watangaje ibi bintu ko mu minsi mike dushobora kuzumva uduce twinshi tujye kubatombe nagiye mbana mushiti wa Rabina rero kuba ati mu minsi mike ubanza tombe ziri buze kuba nyinshi yego ariko intambara igira uburyo bwinshi ariko iya encore une autre forme de guerre qui s'appelle la guerre de propagande. En fait aba bantu bari mu biganiro mu gisa n'ibiganiro bitarababyo ariko baraganira burya ni beta kugira platform muganiro kuruta ko mutana ifite completere mbere barwanaga tombe zibaho nta nuremera gukora mu kiganzo ndi ariko ntekereza yuko iyo Benjamin Bonima na wa wundi w'Kinshasa bari mu mujyi wa Doha nkuriya bafite byinshi ari intambwe kizo antame zashobora kubageza kugira ikintu zibagezaho reka tubitware muri ubu buryo rero nubwo abari mu meza y'ibiganiro banabitangiye ntibibuza amagambo gukomeza ntibuza abarwana kurwana rwose abantu babyumve ntago mu vento ifite ibiganiro na leta ya Kinshasa irimo kurengaho ahubwo ntibarabitangiye yego sibyo rero phase barimo ni phase yemera guterana amagambo ni c'est normal ni phase bemera kurwana kuko no mu biganiro bigeze hagati biburi kimwe ngo bisinywe uteratera undi wenda afite chapitre ashaka kumwumvisha kuko umwe ntambara mu vento n'abatinya kuvuga yuko conquête ya Goma na Bukavu ari yabahesheje igrade yuko leta ica bugufi ikemera ko noneho ari abantu bashaka kuganira icyo kintu rwose tukivugisha ukuri sibyo niba se hari ingingo ya mu vento ibona yakabaye ijyana mu biganiro ariko maze gucoca leta neza byayibuza no kushyiraho na Kisangani kuko ntekereza ko Kisangani Kindu na Karemi byatuvuga bishobora kuba ibi byarabateje mu 23 byagoma na Bukavu muri Yorodani yo kwemerwa na leta ariko gihe mbona hanakenewe ko leta yemera yuko na Kabila yongereye muri intambara Kabila akaba yabatizwa muri Yorodani ya Kisangani Kindu na Katanga kuko ubu ngubu ibigwi byose bihari nta na kimwe cya Kabila kirimo Kabila acubikiwe nk'impunzi Kabila ntacubikiwe nko ntaragaragaza icyo bita imisuri ni imitsi
mu giswahili urumva nta mitsi ya Kabila tubona muri iyi ntambara mu buryo bw'imirwano kandi ni umujenerali ancien president urumva yewe muri make ndabona leta ya Kinshasa ikeneye ikibatsi ivuga iti iki kibatsi si cy'amakenga iki kibatsi si cyande tumenyereye harimo undi mugabo Kabila ntabwo yakwemera ko ibintu bihagarara ahangaha atarareka Kinshasa ko na nyina ndabyara umuhungu bikaba bishatse kuvuga yuko se ashobora kuba nawe atarigaragaza muri hakenewe indi ntambara ya Kabila intambara y'amakenga yararangiye ibuka muri Kivu zombi ndakubwiza ukuri nabikubwiye intambara y'izi nyeshyamba aho zishinze agati ku mitima yazo sindi umubaji wayo ariko ndapima ndatera imetero ubundi izi nyeshyamba ziri ku ntsinzi ziri ku rwego rwo hejuru vis-a-vis yuko aho benshi barwaniye bose yego ntibarahasoza neza ariko nibo bakontorora Kivu d'une façon administrative nibo bagenzura Kivu zombi Kivu zombi nubwo ari Eastern DRC muri rusange ntabwo ari iwabo tubaye kuvuga kurwanira iwanyu ko ntacyo bitwaye si wabo wa Kabila iwabo wa Kabila ni muri Katanga urumva yewe si iwabo Colonel Nanga ni muri Congo kiye presque oriental y'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa ruguru hariya za Hotuwere Basuwere Kisangani ujya kubona Chopo na ziriya ntara Hotuwere na Basuwere zikora kuri Sudani na Centrafrique ubona ko muri cyerekezo kimwe turi abantu rero buriya ushobora no kugira imitungo myinshi Kinshasa Kabila kumva afite ferme ya Kigakati akavuga ati n'umutima wanjye uri ariko umutima mugari burya ntago baho ufite ubutunzi bwinshi nubwo atari bibi ariko ni wanyu hazamo rero nukuvuga ngo tubanze turebe abakompoza b'intambara Kabila yerekana imitsi ye ese Colonel Nanga kuba ari igoma ubundi abaye Kisangani ku buryo afata trip y'amasaha n'imodoka akajya gusura famille Nanga kandi n'abantu banakomeye Yoberuwo iwabo n'abantu b'abakire ngo n'abantu bakomeye n'abanotable buriya Nanga ngo ntago avuka mu miryango y'abakene wese byamugwa nabi erega uko akundi wabo Sematama akunda Minembwe n'abakabira afite uburenganzira bwo gukunda aho gisekuza kikiri na Nanga aragifite none bamwe bageze iwabo abandi ntibaraherekezwa ngo bahagere nibibona ngo bivemo no gukuraho ubutegetsi byose birashoboka ubwo nabangiye muri individualite kuko ntiyabuze nabicisha bari muri no revolution mu ijambo rimwe rero ntabwo no ntambara igomba ishobora kugendera kuri step imwe yuko Kivu yabaye libere kaho handi hadakeneye kuba liberated n'icya kabiri kijyanye n'ibyo nubwo wafata Kivu zombi burya muri defense bavuga ko dufata urugero niba nkunze kubigaruka ko niba ufite umusozi umwe washinzeho ibirindiro kandi hari imisozi itoye umurongo bavuga ko ukeneye indi 3 iri imbere kugira ngo ibiriho amaopi yawe yo kugenzura uzagutera urumva tuvuga umusozi wa mbere uri imbere yawe ukaba uriho ubwirinzi bwawe burinda ya position washyize ibirindiro undi ukurikiyeho ukaba urebana na duyi mu maso ariko unamucungira hafi rero strategy koma iyo urinda Kivu nkurikira neza Sandrine hano turi muri technique iyo urinda Kivu ntabwo irindira muri Kivu reka tuyigira umusozi Kivu iba safe ufite Gisangani kuko bombardement ya Kivu na Sukoyi iva Kisangani Kivu na Warikare iba safe ufite Kindo kuko nubu uri Warikare udafite Kindo uw'Ikindo arakwangiza noneho Bukavu iba safe ufite Uvira ufite Karemi kuko amata atwaye abasirikare 100 avuye Karemi ibyo byonyine ubwabyo hatarimo niyo ishu navuze haruguru yo kuvuga ngo wenda ibyene baba abantu bakomoka n'iki byose no muri tactique defensive nazo nabyo birimo ndaguma na Kivu kandi mfite menace Kindo mu mabambe wa Rikare ndaguma na Rubero kandi mfite menace Butembo uretse kingabo z'Abagande zihitambika ku buryo ari FARDC itabona ko ishotore mu 23 ubona ko no muri target inyeshyamba zisigaye zivuga ntabwo zikunze gukiramo Beni Butembo ziba zizeye ko Uganda irahari ntiyakwemera ko ziharenga ariko ntinakwemera ko na FARDC niharenga iza kura semo 23 iriya ntuze compromise ishobora kuba ihari yuko Uganda itakwemera utera undi muri hariya isa nk'iyabibemeje bose yego 23 ntuzongere gutera intambwe nawe leta ntituzakona utera intambwe ahangaha niyo mpamvu na muri Sumino Saga no mu byo batangaza Beni Butembo isa nkaho itarimo kandi namara ntagira afata uri muri Kivu y'Amajyaruguru iri an evidence irabikije sasa rero ndakwereka impamvu intambara igomba kuva kuri step y'uyu munsi igatera indi step noneho ubwo navuze ebyiri kuvuga gukuraho menace kugira ngo buri bien defensive wi protéger neza kubera ko ibirindiro biri imbere umaze kubikuraho neza muri commentaire rero zambaza gase muri bagiye Kinduho ngo hariya ngo Mbujimayo ntiyakomeza kuba ikibazo
ngese bagiye Kisangani imbere ho ntihaba ikibazo. Niyo mpamvu intambara ari progress, ariko progressa ubanza kwibakaza ibirindiro hamwe no kuhakomeza, hamara gukomera hakagira ikivamo nk'ibiganiro bitavamo mugakomereza ahandi. So twamanutse ku kindi kintu cya gatatu gishoboka, ibyo n'ibintu nimvuze, ariko kandi intambara yongeye no kurota. Ngiye uko mbitekereza nabivuzeho bwa mbere mbigarukeho, Uburundi bugomba kuva muri intambara, kuko Burundi ni ikibazo. Na cyane ko amakuru dufite avuga ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuba yarapapuye coordination y'intambara Kinshasa, akavuga ati muri kure ibyanyu simbizi, mu mpereze byose, ibikoresho byose Bujumbura, commandement special y'intambara izi Bujumbura. Ubwo ihindutse iki? Yasuruse Kanyuka yavuze. Yego. Sibyo? Yego. Ugiye kureba Sandri jya mu butegetsi bw'i Kinshasa, high figures ba Kinshasa, Perezida Tshisekedi bakayikwamba n'abandi, urajya kureba usange basa nabikuye muri iyi ntambara, bayiharira Burundi. Tshisekedi nta kivugaho, Kinshasa yivuga nk'ayo matangazo ya gisirikare bigoranye, ariko ubona ko Burundi bashaka gushyira intambara mu kwaha, kubera ko baravuga buti dushobora kumanaginga imbonera kure, tukamanaginga tukazihuza na FDLR, sibyo? Tukazihuza n'iki byose bigashoboka. None issue ya proximité, kuko nibira ko Bujumbura iri prochain cyangwa prochaine, iri proche n'umujyi na Eastern DRC kurusha Kinshasa. Ibyo rero nabyo wabizira kuba warashatse gufata iyo high command, ukuva ko byose bizakorwa mu cyerekezo cyawe, ugahabwa ibikoresho, intwaro na buri kimwe cyose, ukavuga uti aho kujya mu ipakire Kisangani ni kure, mu ipakire Kindu ni kure, byose mubizana Bujumbura nzabijera. Iyo gerance yawe rero urayirasirwa byanze bikunze, kuko nawe uzarasa, reka nawe uzarasa, uko urasa nawe warasa, gusa ikibazo kiri he? None se Mashari kubona FRDC nayo ndabivuga mu magambo make nayo yasohoye itangazo, ariko ivuga ko igomba cyangwa se yiteguye ati tugomba kwivuna umwanzi cyose adversaire wa mama 23, ati tukakubita tutababarira. Itangazo basohoye nabana gashyizemo. Yego. Itangazo basohoye bazengerejwe n'amatangazo ya M23, barimo kuvuga bati turi mu gisa n'ibiganiro. M23 yatangiye gutangaza bita media wo, niba kudushinja amfite no kwishinjura, kuko baravuga bati ibyo turimo gupanga, ingabo turimo kwegeranya, M23 yabishyize hanze. Yego. Hari ukuntu ujya ubona ino belligérance iri muri Eastern DRC igizengereza leta. Ejo bundi ibintu abanyamategeko b'abanyamurenge banditse, wabonye ko Uburundi bwahise bwisubana n'igisirikare ngo mbikubazaho uvuga ati byaba ari byiza, ngo ntituri mu byo kwica abanyamurenge, baratubeshyera, ahubwo nibo bagira gutya na gutya na gutya. Hari ukuntu abantu bo muri Eastern DRC n'abanyamashuri menshi, urumva, uretse ko nabonye ari umukomando umwe wikoma abanyamashuri, nkibaza ikibimutera, urumva, uriya Sematama nabonye yikoma abantu bize, kandi ntabwo azi ukuntu urugamba rw'abantu bize rushobora no gusoza iriya ntambara batagiye no mu ndaki. Kiriya kintu nakinenze cyane, unenga abanyamashuri mu rugamba nk'urunguru, abantu bigomba shyamba barwana mu biharamanga bashobora gutsindira iriya ntambara se? Ndakubwiza ukuri, urakubita FRDC ukayirukankana ukayikura muri position, ariko nabo abanyamashuri bakwandika n'ikaramu wino imwe gusa, urumva, ibisirikare byose bigahita byisobanurira icyarimwe. Burya urugamba no gufatikanya, ntabwo urugamba rwo kwikoma umwe ngo undugire gute, ariko karagaciyeho. Rero no kuvuga ngo maze iminsi mbona muri media hari ukuntu abantu bo muri Eastern bacokoza leta yaba y'Urundi ni Kinshasa zikaza zisobanura, urumva. N'iri tangazo FRDC yasohoye yarisohoye kubera M23 yizengereje. Buriya babwiye Kenge batari kuweye Kenge, uraho gusa Laurence arimo kuvuga, uricaye n'ibigofero n'iki byose, wagiye ukandika ibindi, maze n'ikintu nabaze nakore stade muri ariya matangazo. Buriya mu bintu etide, mu bantu biga amadisikuru, wiga amagambo ayigize uko apanze, urumva, ariko ukanareba attitude y'uwo yavugaga. Laurence Kanyuka yavuze itangazo ahagaze, umusirikare wa leta avuga itangazo yicaye, ntabwo uvuga itangazo ry'intambara wicaye. Kanyuka ari determine kurusha Sylvain Kenge, bivuze ngo Kenge yarivuze aritegetswe kuri pressure ya M23, urumva. Yego. No kuba umuvugizi w'igisirikare yavuga sinzi ukuntu mu Kinyarwanda babyita amakuru y'intambara agira ukuntu yitwa, bazabitwibutse niba ari yakwiye amakuru y'intambara agira ukuntu avugwa, ukayavuga wicaye muri fauteuil, wowe uravuga urugamba wicaye muri fauteuil general major. Umusivile nka Kanyuka akavuga intambara gutunga intoki. Ngiye gutanga amanota, Kanyuka yafashe general Kenge amukubita hasi amukanagira mu gatuza no mu ijosi, aravuga ahita amufunga kaci. Buriya Kanyuka kwereka ko ari umukomunikateur utaza gukinishwa, aratunga leta intoki akavuga ngo
gutyo urumva wowe ukagira ngo kongoreze kongore patati patata ndetse n'amagambo yigana uzi ko n'ikimenyemenya ari amagambo mu ndeshyo yose arareshya haracamo amasegonda gusa bivuze ngo wakopeye umuntu ntabwo abantu bazi komunikasiyo wowe uri leta agomba kuvuga iminota 3 inyeshyamba zikavuga umunota umwe n'amasegonda 55 ngira ngo ariko nawe wavuze amasegonda nk'ayo yavuze n'amagambo arenda gusa ikindi niwe wakubanje uza umusubiza ni ukwikura mu isoni rero barabona ibyo wakora communication ya M23 nabo abari mu ndaki z'amatangazo ntabwo boroshye bamaze kugutamaza bakubwira imibare y'ubutasi bakubwira aho upanze buri kimwe cyose inshuro indege zimaze gukora zizana intwaro uravuga utuga Amerika ibyumvise Qatar ibyumvise u Rwanda rubyumvise kuko nago ruri muri affaires zose from Washington to Doha urumva uravuga utugo twagiye hanze bigenda gute reka naka tuvuga tugire gute ariko uko byagenda kose akari imbere karahinda ino ntambara iracyara mu pfubwe hakeneye ukuntu abantu bajwana umwe agakubita undi urumva akamubwira ati kacini dore igihugu tugiye kukiyobora gutya kandi M23 arasabana abantu ku rwego rukomeye M23 arasabana ku rwego rukomeye nabo ariko bakayirasa none se si ntambara ntago bikunda kubera ibyo bidakunda ntabwo igiseke cya M23 kiri kuri igiseke cya leta ya Kinshasa n'icy'abarundi barabarenze Kinshasa byayitwara imyaka hari umukongomani maze iminsi ubisabye kongera kusenya igisirikare bagakora ikindi gishyashya biri virale ku mbuga nkoranyambaga kandi n'umuhanga wabibabwiye ko bataragira igisirikare kuva babaho yarimo avuga amateka ati yewe n'icyari kigiye kubaho cyayoboye n'umunyarwanda tugize ngo tubonye igisirikare ikindi kibicamo mbuto w'igisambo ati nigenda gute nta gisirikare tugira tugakojya kuba igisirikare gishyashya igisirikare gikomeye ntigishobora kubakwa munsi y'imyaka 30 cyangwa 20 toza kadete hindura discipline irukana abashaje gira gute ntago bishoboka baba barundi baba bakongomani kubaka igisirikare gikomeye byabagora niyo mpamvu uwamaze kucyubaka uyu munsi yakurasa utanasubije cyo kumwe ngo kurasana ni kurasana ku rugamba ariko tureba utsinda ntabwo tureba ngo no mu kibuga ntabwo ngo wateye amashote n'iki byose cyangwa ufite abafana benshi ikipe iragukubita kandi ufite abafana benshi ese insinzi irareba muri stade bako abafana bangana cyangwa ireba ibitego byinjiye M23 ibitego bingaye kuri leta ya Kinshasa yambuye imijyi yambura buri kimwe niyo butaka na bumwe je nkavarinze intambara imyaka myinshi nta taka na rimwe yaba M23 yaba leta ya Kinshasa yaba mercenaires yaba South African nta defense rimwe bakuramo M23 ngo irarita yisubije abarundi bakuye M23 ngungu ku rugamba rwari rukomeye cyane ngo basikare bavuye muri Somalia baje bisize insenda bafite amava Somalia bambara M23 ngungu hari amasaha 48 yashize cyangwa 72 ariko okay ariko komeza igiye guhitagera kuri ibyo by'uduce n'ubundi hari ikintu bita symmetry de force iyo mu Rwanda yego urumva yego asymmetry abantu babyumve neza urabona aya maboko ari symmetric urebye ibiganza byanjye yego ariko kuma kwararwaye imbasa ubu bivuye muri asymmetry bimeze gutya yego sibyo amaboko atareshya ntaramukanya natareshya ntagarwana bari abakene babatindi b'abarundi baza kurwana na M23 ndabiguhera ibimenyetso Bukavu ntifite essence Goma ntifite essence inyeshyamba zikurusha uri leta imaze imyaka 20 abarundi ntabwo ntibarara mu kizima bakirirwa mu kizima ariko ejo bundi umbabarire ndabizi ko utabikunde kwihangana abarundi benshi bagusubije ati marsha ukore analyse bamereye nabi baranantutse banampamagaye byihorere barambwiye bati ngo nuhagiye Burundi ngo buvuga neza ngo kandi ibintu cyakomeye nago turi hano igihe Burundi bufite ikintu kiri positive ngo tukivuge nabi barambwiye twebwe nago na propaganda barambwiye ngo sha ngo wenga icyakugeze i Burundi ngo wavuze ngo ntabwo umuriro wabuze ngo n'imijana ntizapfuye mutwereka abagiye gushyingura mutwereka n'amarimbi bashyinguyemo ngewe nabyandikiwe n'umuntu ambwira ati ngewe umuntu w'ifamiye yacu ati Marshal najyaga mukunda atariko anteye agahinda urwego ndenga kamera na niwe wageretse nimero zageze niba zifite barandutse ati banza wumve ati twebwe umwana akahinje ko muri famiye kapfuye ati none Marshal araho ngari ari kuza atadutera agahinda ngo nta muriro wabuze yanyandikiye nka page 3 ndamubwira ko rero Marshal we hari ibintu afite tuyumvisha ati icyo gitora nanjye cyo nabatsindishije umva ikintu yambwiye ati icyo gitora avuga ni icy'abakomeye ati ntago bitaye kuri izo mpinjiki oya jewe muri comment nge sinjye ndeba ntabwo nzisoma jewe Marshal nakunze ikintu kimwe baravuze ati hari n'abantu bita ibigarasha kandi koko nibyo buri gihugu kigiye ibigarasha ariko ngewe nsomera mu bitekerezo buryo ibitekerezo birenga 5 6 byanditse ati ibyo muvuga ntimubiza ati amagorwa dufite ati ibi nibi byarabaye ngewe ntekereza ko bose jewe wansize yarambwiye ati wowe bipanze neza
atari kwitiranya iby'iwanyu mu Rwanda n'ibyo wacu nise gute ati mwebwe iwanyu wenda abategetsi n'icyo gisirikare uvuga gishobora kugira ikibazo gukemura ikibazo cy'abasivili ati kuko kibitayeho ati twebwe icyo gisirikare uvuga ntacyo cyitayeho rugo ubutegetsi bwaracyo bwitayeho barasinzira ibibazo byavutse ntibirashoboka nawe akamenyero nk'izo z'abapfuye n'amazina akayambwira nibuka igihe kimwe hashize imyaka nka 20 imbogo zo mu izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.